aka ni akandi kamaro n'ubundi k'amategeko y'Imana, cyangwa iyi n'indi mpamvu Imana yashyizeho amategeko y'Imana. Tugiye kandi kurebera hamwe indi ntego y'impamvu Imana yashyizeho amategeko nyirizina. Rero ndabasuje bwoko bw'Imana, God's people mboneka hirya no hino ku isi. Yego, ababoneka muri Amerika, Afurika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande, aho muherereye hirya no hino ku isi. Yego, basuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana, Sibomana Anastasi. Tureba byinshi cyane bitandukanye kuri Rera TV 1, twiga byimbitse, tureba icyo Imana ishaka yuko twagombye gukora kugira ngo abe aribyo dukora, twibukiranya byinshi cyane Imana yatubwiye kugira ngo tubikore nk'uko yabitumenyesheje. Rero nk'ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ntusanga n'ubundi bitewe n'icyo umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Yego, ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi, nta mupaka. Yego, hanyuma y'uko Yesu Kristo aje mu isi agacungura abantu, yego, nibwo tugenda tuboneka hirya no hino ku isi. Kuko mbere Yesu Kristo ataraza gucungura abantu ngo umwizera wese ahinduke ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana ubundi mbere hose bwabaga muri Isiraheli gusa, mu gihugu cya Isiraheli honyine. Yego, rero tukomeje tureba ikiganiro cy'uruhererekane ku mategeko y'Imana, tureba icyo Bibiliya ivuga ku mategeko y'Imana. Turimo kureba nyirizina impamvu Imana yashyizeho amategeko yayo, tureba intego y'amategeko yayo, tureba imwe mu mimaro y'amategeko y'Imana. Niho tugiye kongera kurebera hamwe kandi dukomeza tureba kuri icyo kiganiro cy'uruhererekane, tureba impamvu cyangwa intego cyangwa akamaro k'amategeko y'Imana. Niho uyu munsi tugiye kwifashisha igitabo cya Bibiliya, dusoma mu nzandiko za Pawulo, tureba urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice bitatu, kuva ku murongo wa 19 kugera ku wa 20. Niho hagira hati: tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Rero iryo jambo niryo tugiye kurebaho nyirizina. Turimo kureba akamaro k'amategeko y'Imana. N'ubundi ariho Bibiliya yavuze ati tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe. Yego, hano iyo turebye icyo Bibiliya ivugaho, turaza gusanga mu buryo bwimbitse irimo kugaragaza yuko amategeko ariyo yerekana ibyaha, cyangwa ariyo amategeko aza gusobanura ibyaha ibyo ari byo. Reka turebe icyo Bibiliya ntagatifu ikoresha, ikinyarwanda ikoresha. Iragira iti mu Banyaroma n'ubundi ibice bitatu, mirongo 19 kugera ku 20, hagira hati: nyamara tuzi ko iby'amategeko avuga byose bibwirwa abagengwa n'amategeko, kugira ngo akanwa kose kazibe, maze isi yose yemezwe kuba yaragomeye Imana. Amategeko araza aje kwemeza isi yose, cyangwa bari mu isi bose, yuko bagomeye Imana cyangwa bakoze ibinyuranye n'icyo Imana ishaka. Amategeko iri gukomeza ijambo ryerekana yuko amategeko aje gutwikurura, yerekana ibyaha nyirizina, yuko ibirimo gukorwa bitemewe. Biraza kuvuga ngo abantu bari basanzwe bariho bafite ibyo barimo bakora, ariko amategeko niyo yaje ahishura yuko ibyo barimo gukora bitemewe imbere y'Imana. Ari ijambo rivuga ngo maze isi yose yemezwe kuba yaragomeye Imana. Niyo mpamvu nta n'umwe uzagirwa intungane mu maso yayo, nuko yubahiriza amategeko. Ari ijambo rirabyerekana yuko
ariyo mpamvu nta n'umwe uzagirwa intungane mu maso y'Imana nuko yubahirije amategeko, kuko amategeko afasha gusa kumenya icyaha. Ngo amategeko afasha kumenya icyaha gusa, ntabwo amategeko ariyo yatuma umuntu aba umukiranutsi cyangwa aba intungane cyangwa aba umwere cyangwa aba umutagatifu. Amategeko niyo yatuma umuntu aba ubwoko bw'Imana cyangwa aba umwana w'Imana, oya. Ahubwo amategeko yaraza guhishura ibyaha bihari nyirizina. Iyo turebye ni ikindi kinyarwanda kindi Bibiliya y'ubuhinduzi bushya yiragira iti mu Banyaroma mu Baroma ubundi ibice 3:19 kugera kuri 20 haragira hati ubu noneho tuzi ko ibintu byose amategeko avuga abibwira abatwarwa n'amategeko, kugira ngo akanwa kose gaceceke kandi isi yose ibikwiriye guhanwa n'Imana. Ku bw'ibyo rero nta muntu uzabarwaho gukiranuka imbere yayo abiheshejwe n'imirimo y'amategeko, kuko amategeko ari yatuma tugira ubumenyi nyakuri ku byerekeye icyaha. Amategeko niyo araza gutuma tugira ubumenyi nyakuri ku byerekeye icyaha. Hano amategeko araza gusa nk'aho agiye gucecekesha abantu ku byo bari barimo cyangwa kubuza abantu ibyo bari barimo, noneho babone kubahiriza iby'Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo abantu niba basanzwe bisanzura mu bintu runaka bo bishakiye ubu ubwabo, amategeko y'Imana kuboneka, ari nayo mpamvu amategeko y'Imana yari yashyizweho, ko ari ukugira ngo acecekeshe cyangwa ahagarike ibikorwa abantu bo barimo gukora nyirizina, acecekesha abantu cyangwa akanwa kose kazibwe cyangwa akanwa kose kazibe, nk'uko dusanze Bibiliya ibyerekana. Akamaro rero k'amategeko ni ukuza kwerekana nyirizina ibisobanuro byimbitse by'icyaha nyirizina cyangwa gutwikurura icyaha. Yego, ndabashimiye God's people, bwoko bw'Imana muri hirya no hino ku isi. Uri mushyashya cyangwa urakora subscribe, yikore kugira ngo mu gihe turimo kwiga Bibiliya hatagira isomo rigucika, kuko turimo kwiga twigiyemo imbere nyirizina, tureba icyo Imana imenyesha abantu, tutagendeye ku marari y'abantu, tutagendeye ku byo abantu bararikiye, tureba icyo Imana yashakaga kumenyesha abatuye isi bose. Rero niho tugeze ku mategeko y'Imana, tugeze ku cyo Bibiliya ivuga ku mategeko y'Imana. Hari ibyo twize mbere, hari n'ibyo turimo kwiga, hari n'ibyo tuziga kuri Bibiliya, turebera hamwe igikwiriye twagombye kubahiriza nk'ubwoko bw'Imana, tuyoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa nk'abazajya mu bwami bw'Imana. Rero ntucikwe gukora subscribe ndetse no gukurikira ibiganiro biri kuri Murongo wa Irera TV1. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.